tugiye gusohoka mu nzu aka kanya baduhaye prive y'iminsi 15 wenda ko iyo minsi yazanagira twarabonye amafaranga igihe cyose nabahaye ndurugendo koko nandi mujye muzajya mukomeza mubona inzu y'uburusa muberamo imyaka maze muri iyi nzu yawe urayizi sibyo nari nakwishyura nabi wanyishyuye nabi ariko nari narenze umunsi ku kwezi nakwishyuriragaho ngira ngo nawe urabizi uza abarandi rodi cyangwa se ba nyiramazu bahora birukanka ku bapangayi babo banze kubishyura tugiye kubana gusa kuri kondisiyo umenye yuko nubwo nkwemereye ko tubana ukumva neza ntabwo witaye ku mukobwa nifuza ko wambera umugeni tubanza tubyumvikaneho ubona nakomeje ndifata umutima urandya ariko kubera ko mfitiye umwana nakundi nagomba kubigenza genda bikubwire rero kubera ikibazo ari twe bikunda ko none ko batanyishura nabuze amafaranga mama wabo naramubuze ndamuhamagara telefone ntayiriho nawe ubwe simubona abana nabo kuzuka babona usanga ari intambara ubu ari ahangaha ni wa wundi ufite ubumuga bwo kutareba bamutaye mu nzu niba bazi ko ari we nzishyuza bose bigendeye bayi mwana we nsabe niwe yagiye umva bosi none se nimamara gukora amasuku urufunguzo ndabishyirayo urufunguzo nose nta kuntu wasigara ukawihanganya mu mutabye nkabashakisha nababona nkahita mbakuzanira kuko ugiye igihe bakwiba ibintu ubwo babona badahari sawa reka ngufashe ariko ubangukereka uramukoze kabisa kandi wihangane ndaza gukora na kafati siyo sawa urafata nsabi yagiye nsabi we nsabi we ndajyaye kukumana yawe kuki wemera ko ibintu byose biza bikangiraho kuko sundebera iriya nyina y'imbwa ngo ni devu reba ukuntu amemukiyemo urukundo rwanjye mutakazeho imbaraga zanjye zose reba ibintu byose yankoreye uku kwezi banyongeye nawe araje guhangayikiremo aya marira yose maze iminsi ndira yaranyemo icumbi uva araje abyumve niba ubu abasore bose narakatiye ubu ngiye guhera kumwe ku wundi ku buryo nzamubabaza agasigara nta n'urwara rwo kwishimagira azababara azabyishyura uku kwezi bamaye aya mahirwe ngize shabureka urambabaza uramemukira reba ibintu byose imbaraga zanjye zose urukundo rwanjye rwose n'umutima wanjye wose n'umwanya wanjye wose babureka desha nijye nawe uku kwezi ngize imana nkabona nawe nzaguhangayikisha uko byagenda kose ntabwo uzigera utuza nanjye ntabwo nigeze nuza shade uneranya na mama uneranya n'abantu bose kubera ukuntu mukunda mwana bose nizere ko ibi byago ndimo ari iby'igihe gitoya bitazaba akarande ku buzima bwanjye sino n'umwana nderekeza izuba inzara inyota inyiciye hano siko nshaka atari izuba
nta muntu mwamuziranye se ushobora no guhamagara cyangwa nta telefone nimero ziwe se ko zizanze gucamo basi hamagara zana turebe reba umuntu wanditseho aricyo nsabi yanditseho Yannick ko numva ntayiriho suwe ngaba simbubura ujya ucishe muri mwe wasanga ari amarizo ntayiriho ese bari kuvuga bino bawe kuvuga ngo nyine nimero uri guhamagara n'ubundi ntayiriho ntabwo wamubona ntabwo iri gucamo nyine umva boss umva mbwire garuka gato mbwire none iyi namba umpaye ko mbona itari gucamo ubu ntabwo umpaye namba itari yora iyi namba yawe ndabona Umuntu yuzuye. gucamo oya uretse muhereke sinzi ndabona ntazi ibyayo Oh, usore gato telefone yanjye yarijimije. okay ishyiremo neza Cyane. basi umva nkubwire iki se kandi wambabariye basi bwa nyuma ukayicisha mu kanwa none se kabiri kose tunyujemo ntabwo yabiciyemo aka kanya ni ukuri mbabara bwa nyuma basi niyanga guca muri tureba witwa nsabi basi umuhamagaye dore iciyemo muvugishe ubwo iciyemo Ako yatse nta kibazo uhita umumagara sibyo? okay Sabwo uhita umumagara sibyo? sawa ndaguhamagara Yego nyambo. Muri n'ahantu ndi nanjye mazi babwiye ngo ndi mu muhanda bari banangonze uri kumwe nande? ndi kumwe n'umuntu niwe wari ungonze niba ari umumotari ntabwo mbizi Muvugishe muvugisha Ala kuki mwohereza umuntu mu muhanda nta muntu umutwaye mu Biryogo aho isoko ryahoze n'uhazi bose mvugisha amasengesho yanjye umuntu ari kujyayo neza ubundi wenda mujyana ubu se ndamubwira gute ko badusohoye mu nzu koko